Alright. Alright. Yeah. Naenda. Umeze ute? Meze uko wifuje komera. Tega. Sinshaka ko bino bintu birengera. Kandi akeka nawe utabyifuza. Ibintu ni bibiri. Gukora kimwe cyangwa gukora icya kabiri. Yes. Witeguye guhita ugenda ukajya safari cyangwa ukabyihorera? Wow. Wavanye imigambi myiza muri Priso kabisa. Byaba ari byiza cyane. Taiga. Usigaje amasaha 10. Mukansubiza ibyo mwamwombeje byose. Ikirenze cyo ngicyo mugakuba kabiri. Si nibyo gusa. Nshaka miliyoni. Yaronchi. Ntabwo muri karitsiye bose. Ntabwo. Diane se. Ntabwo ari we. Ntabwo Diane nta mugabo wabandi. Tukabona ufite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo kugira ngo nawe uri muzima. Nimba no mu buzima bwawe no gutwara abandi bafite ariko abantu muri yoberanya ko isi twiyoberanya gute izenguruka karitsiye yose abagabo bose babandi ko se nibura hari ntamuzo wamaye wenda harimo urugero rw'umwami w'umugabo wawe nawe nta muguha utari umwe atari na babiri. Diane ntawe n'Imana n'ijuru byose ntabyo ntabwo rwose. Mbese ukuntu nabonaga uri umwana mwiza uri umukobwa witonda. Abantu bese mugiye kujya mwumvira indi mwe mundemere ibibaho n'ibitabaho ni Diane ese nukumfakirana ariko kuko mwabaye indaya umwana ungana nkawe akose umunyeshuri noneho James ikibazo nibura nzigenda cyo kugira ngo mwumve ko ibyo bintu n'icyo kintu ugiye no mu buzima bwawe n'ibyo natekereza icyo kintu ntabwo kirimo ariko uri indaya mama ariko umuntu umwe yavuga ngo umuntu ni indaya uyu wa kabiri akabivuga wa gatatu akabivuga woho ukabihakana gute wenda byamaze iminsi nyura mu byo nabona ntabwo byambabaje ariko nimba n'ibintu bimbabaje indaya se nawe ahubwo sinayivugwa nawe twari inshuti tugendana tusangira kabisi n'agahiye abitwa ahubwo sinzongera no kugendana nawe hatazajya numbona akavuga ati n'ubundi mwese muri kimwe ikiriza ariko je burahana ikintu kimwe najya nshidikanya Imana y'ijuru byose simba mwebwe n'inshuti yawe biko mu inshuti zanjye mwese birabasura ubwo riyoberanya pe nimba ariko mwabise kandi ubuje imbere y'Imana ugasenga ase niba bwize cyo kugira ngo ibyo bintu nabikora Imana bisange pe bisange n'ukuri ako se nibura nubwo se basi wakumva ibyo murakubwira ariko mwumva gute nimba umuntu wese duhuye muri karitsiye buri muntu wese duhuye Diane abagabo bacu Diane ariko kuko ngo abakobwa bagiye muri gato bahita bangirira mazabikora ibyo nuguma icyo nse nuko mpamanya n'umutima wanjye ko ibyo bintu mpamanya n'umutima wanjye se ni mama wawe wakubyaye cyo ukora byose twaganira byose twaba inshuti byose nakwihangana akwiye ugeze kuri mwe Nose ko mukojeje isoni n'ubundi bamukojeje isoni ahubwo si cyubahira umuhani ikihe ugira aho hagararira ubwo ni ntazumva ngo umukobwa yagiye i Kigali ngo abagabo b'abandi arabatwara ishuri reka yararitaye
nawe ari kuruha agushakira amafaranga yo kwiga. Ahubwo Imana idutabare hakiri kare pe. Ko ndi kumva nta n'ikintu nakomeza kuganira nawe aho ngaho. Ko ndi kumva nimba ubwanjye agiye nkubwira ijambo rimwe kabiri gatatu. Ubwa kane nkaba ndisubiramo. Ariko hari inkuru ivugirwa gusa ku musozi. Shagenda n'ubundi. Wa mubyeyi rero ukumva n'ubundi byancanze. Bimaze gute? Nk'ubu ngubu ku mugoroba ngire gutya muri wa mushiki wanjye mfite mushiki wanjye tuye hano muri kiretse sinzi niba muzi kuri ranzu y'amahanga y'umutuku. Yego. Nijoro yampamagaye arimo kurira. Mu kumubaza ikibazo afite ntabwo ashobora kukimbwira. Kambwira ati abantu bina baranzonze. Nk'ubu ngubu naje nje kureba ikibazo afite. Byo rero byancanze. Ndimo ntekereza kumukurira ngo muhungisha abo bantu mujyana ahantu mba. None ntibyakunda n'umunyeshuri. Ahantu mba barimo kwigamba arimo no gukora byose ndi kwifatanya ntabwo byashoboka kumujyana. Kumukurira ntabwo ntabamutesheje ishuri. Ntabwo byakunda nyine rwagomba kwihangana. Urwo umukobwa ibana bavuga ibintu byinshi. Ariko bavuga ko ari indaya yatwaye abagabo b'abandi urumva. Hari n'umukobwa bigeze gucana nimba bamweta agakingo nimba ngo ari Liliane ngo yamutwaye umugabo barashwanye muri quartier mbese bavuga ko ari indaya cyane mushiki wawe. Mushiki wanjye yari umwana witonda. Mushiki wanjye cyane yatwaye abagabo b'abandi mbese. Niyo bajya kubivuga nta nubwo banze ngo barebe umuntu bagiye kweshyira byibuze. Bino bibana biragwa ari umukobwa ko bahita bamufata mu yindi sura y'ukuntu nyine ari indaya ari ibintu nyine bidashoboka urumva. Kuri uyu mureba rero ni njye nawe dusigaye. Twe bana twe nyine dusigaye. Mu rugo nta mama nta papa nta miryango nyine byose ni ibyacu twembi pe. Nyine ubwo mugomba kwihangana ariko nawe ujye ugerageza buryo cyo wamugira inama ukamuhana nka musaza nimba ari we yasigaranye nimba abasha kukumva urumva. Ubwo rero njye niko mbyumva ariko ko ari indaya twabagabo b'abandi cyane aho rashwana n'uwo mukobwa nimba ari agakingo nimba ari Liliane ntabwo mbizi. Byose abo bagabo bamushinze byose mujye munababona. Ntabwo mbibona. Niba utuyana hafi ushobora kuba umuzi. Ndamuzi ndahatuye ariko mbona yitonze ajya gusenga mbona ari umwana w'umukobwa ucecetse ukuntu. Urumva nanjye urabona ndi umuntu w'umubyeyi ukuze urumva ntabwo nabiyoberwa rero. Ko biri wenda nawe ukamubwira inama. Nese ugomba kugenza gute? Ikintu ugomba gukora rero nimba mwarasigaranye ugomba kumugira inama ukamwicaza ukamwereka ukuntu agomba kwitwara ariko amagambo yo ntago yabura kumuvuga ntago byabura. Ikibazo nawe afite umutima woroshye ntabwo ashoboye kubyihanganira. Nyine urumva ni ikintu kigoye iyo umuntu w'umukobwa bamwambika isura uko atwara abagabo b'abandi ari indaya nyine muri quartier yazwi. Urumva ni ikintu kiba gikomeye cyane kucyakira. Ubu noneho kugeza ubu natangiye kugira ubwoba ko n'ishuri azareka kuko ntabwo mpamya ko azabasha kwihanganira ayo magambo y'iki. Kandi biba bigoye ku mwana ukiri mu myaka nk'iriya niyo wandi wumva ngo bahakuye za depression ngo hatangiye kwiyambika nyine akishyura mu biyobyabwenge kugira ngo arebe ko birubuze kumuha amahoro abashe kwiyibagiza ayo magambo. Ugomba kumuba hafi ukamuganiriza ukareba ukuntu abyakira ukamugira n'inama. Ko njye sinye urumva nawe nabasha kuganira nawe gusa ariko njye mbona ari umuntu ukunda kuba ucecetse abona arasenga ariko nyine mu magambo ntiyabura ko ari indaya nyine atwara abagabo b'abandi. Urashwana nabo bakubwa ahubwo ababyeyi muba muri hafi nta kuntu wihangane nkugore pe. Byibuze nk'ubu nkanjye urabizi mba ndikure ntabwo nabasha kujya mbonekana kwezi. Byibuze nawe nk'umubyeyi inshuti yanjye nizeye ukajya umuba hafi ukamugira inama wenda aho ntari ukabasha kuhambera kuko nyine umuntu nk'uriya cyane cyane no mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye ukeneye umuntu umuba hafi. Iby'ubuzima bugoye bitabaye ibyo wazumva ngo yaniyahura kubera bibaho no kuba ari wenyine mu nzu abana ko bitwaye yuko muri imfubyi nta famiye ntaki biba byumvikana cyane. Gusa nanjye icyo ngiye gukora nzajya nkufasha mube hafi muganirize urumva ndebe uko abyakira
nyine uko azabyakira uzajya ugenda ubibona ariko nyine ntabwo wafata ko amagambo azahita ashira kuvuga uko azavuga uzamumbere hafi uzabukoze zabikora umuntu w'umubyeyi urabona ko ndi umubyeyi ukuze nyine nanjye mugira inama y'uko yabigenza I am sad, but tomorrow I'll be happy. These clouds won't last, they'll drift away from me. The pain I feel will fade like a dream when the morning light washes over me. Maybe I'll laugh for no reason at all. ngize amahirwe pe sanze yandaye ntwariye umugabo isinziriye reka nze nkwereke shawe hanze nkwiyicire nkwereke ko ibyo byose wakoze byose wibeshyaga soni wandaye ukantwarira umugabo ukantwarira umugabo nta n'isoni ubu niyo nakwicugayira mu mwuka nabikora wandaye wa bici wantwariye umugabo ziba kuntwarira umugabo ndumva ndasiga hano mwishe ndaguhwanya pe wantwariye umugabo wa bici byitwa ngo urishe usanze n'undi munsi wandaye ntuzongere kuntwarira umugabo izina rya Yesu Seriri nagukoze iki kuburyo ahantu hose nzaza nkurota uko yaranyishe ni ukuri kw'Imana sinamukoze iki Seriri kuko namukoze nawe uramukora iki se gitumye igihe cyose n'inama murota siko murosa ari kuniga mama nakwinginze ibingibi nabyo ndabikweretse pe ndabikweretse nimba uriya mwana w'umukobwa atangiye kurira mu nzozi uriya mubyeyi yambwiye bishobora kuba aribyo menya azanyica ariko ndakwinginze nawe murebe mu maso yawe mucishe bugufi ndamukweretse pe ukabasi mukuragize nanjye nkiragize kuko ndabizi neza ko ari ushobora byose Mana nziza Mana yacu ndagushimira ko uri Imana igira neza ndagushimira ko ndinda buri munsi ukabandinze muri iri joro yataga igitare cy'amahanga ndavuga ngacumura nareba ngacumura ndakwinginze mbabarire ibyaha byanjye ibyo nibuka n'ibyo ntibuka leta mwiza kandi nzabona abo abandi bakeneye ubuntu bwawe leta mwiza harimo n'abo bose bari kunyura mu nzozi leta mwiza bose ndakweretse ngo bashyire ibiganza byawe kubera ko uri Imana igira neza hano ibyo byose bizaba byagenze neza amahoro ndagushima kandi nzaguhimbaza mbere yuko mvuga byose mvuga uba wabibonye mbere yuko mvuga ibyanjye bitamurira mbere yuko byose bibaho ibyo ndagusabye neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yahagazeho nyahagazeho neza ariko yigize umunyamakuru we amakuru yose yo muri quartier ayo mu mudugudu inama zabaye abagore bashwanye n'abagabo amakuru yose wayabonye mbanyazi nawe wigize umunyamakuru w'umwana ayo magambo yawe icyo uvuga ikintu ahagaze ubwo urabizi neza nyihagazeho ni indaya mbi ntabwo mbyumva ni indaya butwe abagabo baba yatwaye ububazi abagore barwanye amakuru yabaye yabereye ku tugari mu mudugudu hose ubu yazi mbanyazi ndayakurikirana neza ucunga utazavuga icyo utabonye bakagukubita inde bagukubitira umunwa wawe umva amakuru yose ngomba kuyamenya ya karitsiye umva ibyo ntabwo bindeba ahubwo weho wigire gutyo nawe ejo bundi uzabona yamutwaye atwara umugabo wanjye wawe nyine oya ntabwo bishoboka uriya se kari indaya azamujyana namujyana azamujyane ariko ujye uvuga icyo wahagaze wongeye ntabwo mbizi ubwo mbihagazeho naribi nta kibazo namutwara ubwo uzaza ubumbwira ntukigira umunyamakuru w'umwana ubugambo nk'ubwo ngubwo ujye uba wahiriye
amakuru yose ngomba kuyamenya karitsiye n'amakuru agomba kumpfira ahubwo bazakugira umunyamakuru cyane ahubwo se sindi we bazamukugire rwose ngenda abona ubishoboye ndi umunyamakuru cyane ubwo ejo ntabwo bazakubwira ngo subiramo niyo wabimbwira nabisubiramo nawe niyo yaba hari nabisubiramo nkavuga ni indaya akuriya mukobwa mana yanjye harya ngo bamwitane ngo ni Diane da ngo ni za Diane ni indaya mbi azantwara n'umugabo wanjye kumutwara gusa azajyana ahubwo ajya kwikururaho nawe umwikurura nabonaga uriya mukobwa nta kibazo akiri n'umwana sawa azamutwara uzabibona hari n'umunyeshuri se ko nabonaga yitonze mbona asenga da indaya indaya mbi komera ntabwo dutacetse ndeba nabi nazi ndeba wagira ngo mbese wagira ngo wari ufite cyane nawe nubwo twasubiye n'abayobozi ngo duhore dusenya igihe cyose ntabwo ari ngombwa ko igihe cyose twagira na byiza wapi ntabwo duhora duserera nawe niba utwara neza tuzaguma twumvikane warose ngo niga aniga hahandi mva naheze umwuka ku buryo no guhumeka byanze ndavuga ati izina rya Yesu ariko mva na n'isaha ahubwo azakwica ese zanica na azakwica umugabo we watwaye umugabo wese umuntu wigize indaya ukiri umwana ukiri muto ukigira indaya mbi muri karitsiye hose none se James ikibazo iyo afite umugabo aramufite nyine sheri we nose iyo utwaye sheri wundi unuba utwaye umugabo w'abandi basi abarabikubwiye cyangwa niba n'amakuru dusigaye dufite umva abantu bose barabivuga wenda reka mbarunguye nawe cyagemuruka mbikuganiriza ese nawe niko byumva ko bavuga kuri indaya watwara abagabo b'abandi yose wabaye indaya ni indaya mbi mbiho n'amakuru ngo uzatwara n'uwanjye ahubwo icara utegereze ngo uri indaya nari nzi gusenga uri umurokore ukiri umwana bigeze aho ngaho umuntu wiga mu wa gatatu akigira indaya mbi nzajya no kubarega kuko ndi kubona murimo murabangamira ubuzima bwanjye cyane aha uzagende naho tuzabivuga n'abagabo b'abandi watwaye n'abagore babo baze ahubwo bazanakudihireyo ubwo se aho ujya hose tuba turi kumwe like a dream when the morning light washes over me. Maybe I'll laugh for no reason at all. Maybe I'll dance down the nearest hall. Abakobwa ngo bagiye kuzakwicanira. bapfukise kandi Sinzi ngo ufite abashari benshi. njyewe Dani abasheri benshi Yego. sheri wanjye ntabwo umuzi umwana Wese ko nzi komera ukuri kumwe na wa wundi Liliane Liliane. none se araho yageze n'ubundi se wenyine None se Diane noneho. Simani abantu b'inama mwese mufite ikihe kibazo aho nciye Diane uriya mwana ko akiri muto umwana w'umunyeshuri mwamuhaye amahoro Haracyari muto se. kandi maze kubona ko iki kibazo ari ikibazo mwese muhuriyeho abantu b'inama Oya Dani tubyemere rero. Wari umunyonzi uriniga ariko wabaye umumotari noneho ngo wabonye za perime noneho nawe none se kumva ko primary ari ikihe kintu ishobora guhindura ni wowe se ujya ku yindi revo abantu bari hasi uratwibagirwa noneho. icyo nicyo kibazo cyane ibintu mwishyamba mani nta revo nta ibyo ntaho biba bihuriye na revo kubona perime ni ibintu bisanzwe nkuko nawe wayibona none se kuyibona bihita bikugira umuntu udasanzwe reka mubwire Dani tukinyonga ntabwo waza tukagura isaka tukarinywa none ubwo wabe n'icyayi none ngo ibyari bya kera kandi mpamya ko byarangiranye n'igihe cyabyo
nyine wageze mu yindi level utwicaho. reka mbivuge gutya. Deni wa kera muzi wirirwaga muri biriya byose ntabwo ari wowe ubu ngubu. Abantu babiri batandukanye. Ariko nawe ngo wagiye kukwicana nawe wageze mu yindi level da. Ibyo bintu ntabihari mana. Nk'uko nguko ubyumva nanjye niko mbyumva. Nacyajya ariko wari ubizi ko utari ushobotse. Nakubwiye ngo byari bya kera. Ngo ni ibyo. Kandi biriya inamaze hashize imyaka 3 mana. Ingeso k'ipfanyiro yapfuye ra. Tuvuga ko usigaye uri pasiteri. Aka kanya bibaye ingeso nyine. Ni ingeso none se twamenyanye 2 hari 2012. 2012. Karebaze niwe wabinjyanyemo none ngo waba warabyibagiye gute? Wabyizirinzemo nyine ubwo uracyabiharaye. None se ndane ngo n'abadiyakoni mbabarira da. Ntago nabitinyuka. Yasa abana bo kwa pasiteri kandi namwe mwigire biraya kari mwe baba ahubwo. Ngaho mva none nge nandi wo kwa pasiteri. Wowe. None warabonye n'amafaranga. Biriya byari kirage nawe ngo uzoba n'ubukene. Byari kirage. Ngo amafaranga yaraje sigaye uryoshye ngo sigaye witonda. Yego nta cyahindutse. Nabwitonzi bwa kera kugeza n'ubu ngubu acyahari. Basi nizere ko turavanuka yakubonamo agacupa dore n'iki kandi naho mubone niho ngo fatira. Ariko ubundi reka nkubaze ikibazo. Umutima wawe n'icupa ni iki kiri mu kindi? Ega mani ho nkweye ubundi kakana umutima ubu ewan uri soba. Ko ushaka nzaga? Ahubwo utanga kutari bukaba. Wenda nka 2 datobire. Ni mama y'Imana muzashye. Oya yo. Wakijwe karugo. Ibyo gushya byihorere. Wakijwe karugo. Ibyo gushya byihorere wowe ungurire n'impampe. Hari ikindi. Okay, nta kibazo. Rimwe ryonyine. Oya rimwe ryishe umugabo wenda nuko naramu ariko rimwe ryishe umugabo 2. Okay, 2. Ariko ibintu uramwana umubare mu mureke. Cyari muto. Ega ngende umunyeshuri uziko mwaza tumuntu yaba. Kwa depression. Ese nari mu depression yakicara. Ndavuga uramwana ukiri muto. Ibaze umwana kumva karitse yose niyo kuvuga mwamwiyaye. Abagabo aho nciye Dani muritse bamwe. Reka tuvugisha ukuri nandi urivugira ubusa ku musozi. Nakubwiye nuzawe nutayizirika. Every night's just a chapter turning with the weight on my chest. Tears fall slow, I just need some rest. The night feels heavy, my heart's a little sore, but I know the sun will knock on my door. I am sad. Ahubwo nibagiwe nka iPhone yawe. ntabwo nari ndi no kubyibuha neza. Meze neza. Se muvuye he mwese? Gusyaga? Amakuru dia. Ni sawa. Abo bose se bavuye he? Kono twakwetse. Ya vitesi cyane sawa. Za kante se simeze. Sha jya mu rugo ndaje turabiganiraho ngubu. Sawa bye. Sawa nabi. Ya. Sawa. Bana baketse bose. Bimeze bite? Bariya ubitaho urunganira nutwana nyine twishitwa shawe ibi ni byo wikoreye ntabwo no kubyashaje asibyo nawe koko shityo ntabwo bajya guseka ibintu by'umwaka ushize urirwo bitindaho se nge rero ntabwo nkita kuko uko abantu bandeba ariko ugomba gusa neza mba ngomba gusa neza ndabizi bari ikintu nari bagiye kukubwira nari bagiye kukubwira ko inama haje pe ndahaze bishoboka ku buryo numva ko bigeze aho nshaka kuba nakimuka. Ese uraza kugeza uracyari umunyeshuri? Ndabyumva ndacyari umunyeshuri ariko sinzi uko bizagenda, sinzi inzira izabinyuzamo ariko ngomba kwimuka.
amagambo ari ahangaha ngo nsigaye ntwara abagabo b'abandi ngo nsigaye ngira ute, niyo mpamvu rero ndi kukubwira ko nabihaze. ariko nizere ko ibyo bintu atari byo. Wowe ukunze ibaze ko ubinsanga aho mbona. Ntabwo ibyo bintu nanabitinyuka, no mu bintu njya ntekereza ntabwo natinyuka icyo kintu, kuko ndabizi iwacu badusize turi abana babiri. Ntabwo ibyo bintu rero nabitinyuka kubikora. nta na mama nawe nsigaranye nk'uzantera agahinda. Ntabwo ibyo bintu nabikora wowe rwose. nduhira Nizera ntabwo ibyo bintu nzigera mbikora. ariko uze kunyibutsa mu cyumweru gitaha ubihindure. Nta kibazo, ndagerageza kubihindura, nta kibazo, ndakora ibishoboka mbihindure. Ngiye byibuze ujye uri gusa neza mu bandi mu ishuri bajye berekana ko guserereza. Wowe ntabwo gutera ipfunwe. Byawe bitewe ko nzi neza n'ubuzima tugenda hasi z'ubuzima uko bigenda bigenda. Reba mbere wari umunyonzi, mu nyuma bivamo ujya mu kandi kazi. Rero mbere nibwo wabonaga amafaranga kandi ukabona amafaranga ya buri munsi. Rero ntabwo nari kuvuga ngo ngiye kwaka amafaranga mu bintu bitari ngombwa. Rega byose nkora ni wowe nduhira. Ahubwo ko mperuka warabonye perime byagenze gute? Perime narayibonye ko ntabwo ndajya kwizana. Amahirwe masa nyine. Akira rundi rufunguzo mu rugo baramamagaye, urabizi ko mukatiye amaze kwabajura benshi akira batakwiba. Urakoze cyane, nta kibazo. Sawa, narebe. Ntabwo ndajya kwizana. Ntabwo urajya kwizana? Ariko kubihari ko irahari ntubigire ikibazo. Yego. Nabikoze, narabitsinze, igisigaye kujya kwizana. Nta kibazo. Wenda igisigaye wenda ni ukuba twahishishamo ababyeyi bacu badahari, ariko nanjye nkwijeje ko ntabwo nzigera ngutenguha. Nzagerageza ibishoboka byose. Nanjye nzaza ibyo uzaza umfashamo, nanjye nzaza ngufasha nk'umukobwa mushiki wawe. Ntabwo nzigera nkukoza isoni. Ntabwo nzigera ngukoza isoni. Ntabwo ibyo bintu bizigera bibaho, ibyo nyizera mbese. Gusa rero ko mu bintu ukora wite ku masomo. Ibyo amagambo y'abantu binaha uyareke, sibyo? Uracyari muto, wige, nyuma yo kwiga uzahita uhava. Ubu ntabwo nagutwara ko nawe nkutesheje ishuri, kandi kujya gushaka ikindi kigo biragoranye, ushobora gusanga wabijemo gusibira ukarara ugiye gusoza, sibyo? Wita ku masomo. Maybe I'll laugh for no reason